Niba ushaka kwirukana imbeba mu nzu iwawe utazikozeho, utarwanya nazo ngo urazica, cyangwa se ngo ushatse ya miti yindi bajya basiga ku byo kurya hanyuma imbeba zikabirya, ubundi zigapfira mu nzu, ugasigara urwana n'umunuko wazo warabuze aho zaguye, reka nkurangire umuti mwiza ushobora gukoresha ukirukana imbeba zigasohoka zikijyana utabanje kurwana nazo. Uwo muti ni amababi y'inturusu. Inturusu zaba zimwe z'umweru za mayideni cyangwa se za nturusu zifite amababi y'icyatsi asanzwe, uragenda ukabisoroma, ugasoroma amababi akiri mabisi, hanyuma ukayashyira hahandi imbeba zica iwawe mu nzu, haba muri magaze, mu gikoni, mu byumba se, ahantu nawe mu nzu yawe uzi haba imbeba, hamwe zinyura ubuhazi. Ayo mababi uyaca akiri mabisi, hanyuma ukayashyira hamwe imbeba zikunda kunyura. Uwo mwuka w'amababi y'inturusu wirukana imbeba ku rwego rwo hejuru. Iyi imbeba ije igakubitana n'uwo mwuka ihita isubirayo kandi isohoka mu nzu yihuse. Ntabwo imbeba yongera kugaruka muri urwo rugo, kuko uwo mwuka w'amababi ya mayideni cyangwa se wa za nturusu zisanzwe, imbeba zirawutinya, ubangamira imbeba ku rwego rwo hejuru. Imbeba yawumvise ntabwo yongera kuza muri iyo nzu, ntiyongera kuhagera. Murumva rero ko ari uburyo bwiza wakoresha kugira ngo wirukane imbeba utabanje kurwana nazo, cyangwa se utabanje gushaka ya miti yindi, dore ko iriya miti burya yica imbeba ishobora no kwica umuntu. Ubwo rero koresha ubu buryo bwiza budahenze, ni amababi y'inturusu, zaba iz'umweru zimwe bita mayideni cyangwa se za nturusu zisanzwe z'icyatsi. Kurikira ikiganiro kirambuye kuri Star 204 TV.